Let's talk business. Ndimo ndeba message abantu batwoherereje ubushize twari twababwiye ngo batubwire ko mu kiganiro cy'uyu munsi tuzahera ku bantu bagerageje gushyira mu bikorwa ibintu bijyanye no guhindura imyumvire. Twari twatanze umwitozo wo kuvuga ngo reba mu bantu batatu bakugiriye akamaro byibura uboherereze message ubashimira. Uyu munsi turashaka kureba babishyize mu bikorwa, ni nabo dushaka guheraho by'umwihariko. Uw'inkwakuzi ahita atangira, nanjye ndaza kukubwira nyuma. Ariko uw'inkwakuzi telefone ngiyi iri hano hasi, butwandikire kuri WhatsApp, uduhamagare, utubwire uko wabishyize mu bikorwa. Nimero ngiyi hasi irimo iratambuka. Icyo twari twaganiriyeho, twari twavuze tuti ureba abantu batatu baba barakugiriye akamaro, ubandikira ubashimira, ukoresheje ikaramu ushyire ku rupapuro wandike, nurangiza ubandikire. Ese wabonye igisubizo kimeze gite, byagenze bite? Nicyo dushaka. Ni umwitozo mwiza, icyo nakubwira ni umwitozo mwiza kandi wingira akamaro. Uzi Mike, kuriya ikiza cy'ibi bintu tuganira ni uko abenshi babibaza ko ariko tubwira kandi twibwira twebwe. Uko tubiganiriye niko bigenda bidahindura imyumvire kurusha. Ejo bundi ngewe hari umugabo icyo nakoze, nagiye musanga ku kazi mu gitondo, muhahage hatari abazungu rero buriya ntabwo hage bazumva cyane kubera ndashaka kuba hage thank you yo kugushimira uzi hareba akabona uko bigenda nyuma y'aho ngaho ibintu byavuyemo ni ibindi bintu. Anyways, nicyo nshaka kugarukiraho gusa. Urumva buriya gushimira ni ikintu kitugora cyane cyane mu muco wacu, ngo nose ntubizi. Nk'ubu twageze aha ngaha kumva ababyeyi abana baravuga I love you, I love you. Naho wabwira umunyarwanda agatavuga ngo nose umwana ntabizi ko mukunda. Urasabona ndio kujya guhinga muri manufacture kubera iki ntabizi ko icyo nagira ngo nkubwire cy'ingenzi gihari ni kimwe, nuko icyo nge nabibonyemo nuko abantu benshi batabimenyereye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nabonye ko bitera umuntu emotion. Nge abantu bose nandikiye bagize emotion. Gusa nkaho babyakira birabagora, mbega akabona ayewewe ikintu kibaye ni iki kibaye. Ariko icyaruseho, icyavuyemo kindi kiri positif, nuko uhita ubona wongeye kubaka ubumwe hagati yawe n'umuntu. Ubona wagira ngo relation cyangwa se relationship yanyu, imibanire niyo yongeye, nibwo isa nkaho yongeye gutangira mu ndi bushya. Ni ikintu kizima, ni ikintu cyiza, nashishikariza buri muntu wese. Impamvu twari twakijeho iki kintu gikomeye nuko yaba mu kazi, yaba muri business, yaba mu iterambere, ahantu hose buri muntu agira umufata akaboko. Ahantu hose buri muntu agira itangiriro aheraho. Rero iyo udafite itangiriro n'uwagufasha akaboko, ariyo bya bindi twita network cyangwa se networking, nta hantu ushobora kugera. Rero yaba ari umunanko, yaba ari inshuti, yaba umuntu witambuka, nta hantu ushobora kugera. Rero iyo ufite uwo muntu ugufata akaboko, wa muntu ugufata akaboko niwe uzatuma ubasha kubona isoko ryiza, niwe uzatuma ubasha kubona akazi keza, niwe uzatuma ugira ubwenge, niwe uzatuma umenya ibyo bita hint z'uburyo ibintu bikorwa n'uburyo bigenda. Abantu benshi ku isi bakize cyane bagiye bakira kubera abafite ababafasha akaboko. Abantu bagiye babona amapromosiyo meza cyane mu kazi, muri business n'ibindi, bagira umuntu umufata akaboko akamwigisha inzira y'ukuntu ibintu bigenda. Rimwe na rimwe usanga ari nabo wa muntu uguha recommandation ahantu runaka. Burya nta muntu uzakenera recommandation ntibazakubeshya. Kirwa ngo nta mwiza, ngo nta mwiza wabuze umuranga se. Urumva ko mu Rwanda mu Kinyarwanda cyacu haryo umugani niko bavuga ngo nta mwiza wabuze umuranga. Sinibuka umugani ukuntu umeze, baze kutubwira. Bijyanye na connection, ni bijyanye na network. Akaba n'umunyarwanda we ngo ntawigira, umunyarwanda yise umwana we ngo ntawigira. Rero niho twagiye duhera tuvuga tuti iyo icyo nari ngarutseho niki nandikiye abantu
nahise mbona imibanire yanjye nabo n'abantu harimo umwe twari tumaze igihe tutanavugana ariko nahise mbona ko ubushuti bubaye burongeye burakangutse kandi noneho bukangutse neza cyane ubona wagira ngo hari nk'ikintu ngomba kandi nta n'igihari nta n'igikwiriye rwose kwari ukumushimira gusa icyo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane batamugaye cyangwa bohereza texte ni ukuvuga ko tutashyize mu bikorwa hari abantu bahamagaye ariko nari ntarabakira uhamagara ndamwakira nta kibazo ariko kimwe n'uko umuntu ashobora no kwandika kuri Facebook ashobora no kwandika kuri Instagram akatwandikira nawe nta kibazo ibibazo abantu benshi bari banditse birebana na Bitcoin ndabyihorera kubera ko uyu munsi atari gahunda tuzongera tubiganireho ikindi gihe kandi icyo nashimye nuko nabonye naho hari abantu badushimira cyane ko twabafashije cyane ati coach murakoze cyane ndagira ngo rwose nge nisegure mbabwize ukuri ntago nabishyize mu bikorwa ariko ntabwo ari uko nari nanze kubikora nuko ahubwo byandenzeho gusa ndabashimiye ko mwongeye kubitwibutsa uyu munsi rwose ubu ngubu iki kiganiro kirarangira namaze kwandikira abantu batatu bangiriye neza mbashimira kandi ubutaha nzabandikira nababwire uko byagenze ndi Gatsibo nitwa Jonathan coach ndizera ko ibyo bintu ari byo ariko n'umuntu w'umucuru kuri telefone ariko ndacyakeneye niba umuntu umwe mbere ko dufata isomo rikurikiyeho yego rwose nta kibazo Jonathan we yemeye icyaha yavuze ati byandenzeho ariko burya no kwemera icyaha ni ngombwa rimwe na rimwe ni byiza kuko byoroshya ibintu halo amakuru kubona umuntu utuye ikirehe adafite urutoki ubwo nawe urarufite byanga bikunda wowe ukora iyihe bizinesi ariko numva ukiri muto se ucuruza iki urakuze ntabwo ushaje ucuruza iki se uyu munsi abantu ba butike ndabona uyu munsi turawita butike day abantu ba butike turabakiriye cyane uyu munsi umaze igihe kingana gute ucuruza butike wow ni byiza cyane rwose hanyuma icyo twavugagaho cyo gushima urakivugaho iki y'uburyo watera imbere cyane ariko umaze kwiga kwizigama warabyize urizigamira byibura kubera urakenye kandi ufite botike reka mu kanya turabiganiraho hanyuma twari turimo tukubwira rero ubanze ufate umwanya unashimira abantu bagufasha akaboko ushake batatu bagufasha akaboko ubandikira ubashimira bizagufasha gutera imbere kurushaho ntabo hari se shakamo bakugiriye neza bakugiriye nabi bihorere wibagirwe oya abakugiriye neza bari bushaka ubashimire abakugiriye nabi bihorere abakugiriye nabi bagutwara ingufu bagutwara energy sibyo se oya bihorera abo ngabo ni aba contre 6 bararangiye bibagirwe ahubwo ukorera amafaranga uyashake bajye bakubona umeze neza icyo nicyo gihano cyabo ubandikira akabaruwa ubabwire uti mwarakoze kumfata akaboko urakoze cyane rwose banyandikira ndababwira ariko byibura uhere ku batuye aho ngaho kirehe hafi yose basuhuza hanyuma hari uyu nguyu yaranditse mwiriwe Mike na coach ntabwo amazina ntabwo tuyavuga ati ndi umwe mu bantu babakurikiye mukora kiriya kiganiro njye sinandikiye abantu batatu ahubwo nandikiye babiri gusa ariko muri bo hari harimo n'umwarimu wanyigishije muri segonderi wajyaga ngira inama kenshi rero nagira ngo mbabwire ngo biriya bintu byabaye ingirakamaro cyane kuri jye nta nubwo nzabikora kuri batatu gusa ahubwo nzakomeza njye mbikora kenshi kuko nabonye ko bigira akamaro kurusha kuba umuntu yaguha n'amafaranga murakoze cyane mukomeze mutubere
abarimu beza. Uyu muntu ari Nyabihu ariko izina ryambujije kurivuga ntago nakwirirwa ndivugana. Hanyuma okay, nakira undi muntu umwe kugira ngo dukomeze. Okay. Kumyumvire. Yego. Imyumvire kugira ngo ijyana na attitude ajyana ni ikiburi. Attitudes. Bose mu Kinyarwanda ni iki haryo bwo? Nabwo si nk'imye. Attitude ni nk'imigenzereze niko ntekereza ni nk'imigenzereze. Ni how we feel uko kwiyumva. Nyine nibyo ndi kukubwira attitude ni nk'imigenzereze. Nuko niba nezerewe urabona kuri smile urabona ibikorwa byanjye niba ndakaye isura yanjye turi kubwira ibikorwa byanjye urumva hari philosophy attitude na activity nibyo bintu bitatu. Yego. Imitekerereze yanjye igaragaza attitude yanjye n'ibikorwa bikajyana. Niba ndakaye akenshi nakora ibintu bijyanye n'uburakari. Niba nezerewe nakora ibintu bijyanye n'umunezero. Niba imyumvire yanjye yahindutse nkamenya ko gusevinga bifite akamaro, attitude yanjye mu gusevinga ndabikora nezerewe kuko namaze gusobanukirwa. Yego rwose. Hagati aho mbwira abantu bari guhamagara mutwohereza ubutumwa bugufi turabusoma, mushobora kutwandikira kuri iyi nimero kuri message cyangwa mukatwohereza WhatsApp. Ndabusoma ubu ngubu reka dubanze duhe umwanya coach abanza twigishemo gakeya twongere tubakire mu kanya. Okay, murakoze coach komeza rwose sorry. Ukuvuga ngo attitude ifite akamaro cyane niyo kubwira uburyo imyumvire yameze. Twahere kuri philosophy ku myumvire. Twandikira abantu batatu kubashimira. Twatuma kugerageza guhindura attitude mu cyayenge. Kuko urumva uranditse umuntu w'agatuka ati naranditse ati aho kugira ngo atubwiye ko byafashije uwo yandikiye ahubwo niho byafashije. Yego. Urabona? Aho bigiye gutuma nkomeza kubikora kuko nabonye amagambo nk'uko twavuze ushize amagambo ubishyira mu mutwe n'ibikorwa byahinduka ko attitude yahindutse. Uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari imigani 23:7 siko bimeze. Iyo duhinduye imitekerereze attitude yacu irahinduka. Iyo attitude yacu ihindutse n'ibikorwa byacu bigahinduka. Rero tumaze kuri rya somo ni success principles. Success rero ijyana na ambition. Ambition twagutera. Ambition ubwo ni icyo ugamije kugeraho. Ambitions gushyiraho ni nk'ikwiha intego mu bundi buryo nko kwiha icyerekezo. Aho wifuza kugera. Aho wifuza kugera. Ambition kugira ngo ibe ni na kenshi biterwa n'uburyo wakuze cyangwa n'ibyo waciyemo. Niba warakuriye kugira ngo abantu bafite ambition by'ahatari nawe urayigira. Niba warakubitse cyane ukagenda ukabona abandi babigezeho biraza. Ariko noneho iyo uhuye n'abantu bafite ambition nawe zigenda zizamuka. Nababwiye story ubushize ukuntu nikoreraga akazi gasanzwe nkorera amadolari 18 naranezerewe. Njya gukora ahantu nakoze interview marira kaza ngezeyo nsanga abantu barakora 100,000 500,000 miliyoni ibintu ntazi kurebaho. Burya ibintu ubona kujyana amagambo. Ariko ntagiye kujyana n'abantu bakora amafaranga hatari bafite ambition za hatari nangize zanjye zirahinduka. Nibyo rwose. Zirahinduka rwose zirahinduka. Rero icyo cyambishye kuko hari igihe ushaka kugira ambition udafite umuntu kwiyobora neza ugakora ibi. Niyo mpamvu umwigisha wacu Yesu yavuze ati byakumara iki kugira ubutunzi bwose ariko ukarozinga your own soul ugatakaza umutima wawe. Roho yawe. So atume ambition zigukoresha ibipfuye kugira ngo ukundi ugere ku byifuzo byawe. So mu gushaka kuba successful cyangwa gutera imbere wirinde gukora ibipfuye cyangwa kwangiza abantu gukandagira ku bantu ku mitwe y'abantu kugira ngo ukundi ugere ku byo wifuza kugeraho. Kuko nuhagera uzahagera uri wenyine ntacyo byakumarira kuba ku ijwi island ni ntabwo ari ijwi ni kuba ku kirwa uri wenyine n'ubutunzi bwose byakumarira iki? Kuba ku ijwi. Kuba ku kirwa uri wenyine n'ubutunzi bwose nta wundi muntu muri kumwe ntacyo byakumarira. Niyo mpamvu rero
ushaka gutera imbere wirinde kujya gute ko kwangiza abantu cyangwa kubonerana cyangwa gufatira abantu cyangwa gukora ibipfuye kugira ngo ukunde ujye aho wifuza kugera ariko rero mu gushaka kugira ambition hari ijambo rimwe sinzi ko twagita mu kinyarwanda antire ijambo ryitwa antire ni rwo rufunguzo kuri success ngo ni nko kugera igihe ni mpaka cyangwa mpaka ubikoze ni ngo wirinde kugira ngo uhindure ubuzima bwawe ni ukubanza ibyo ubona bifatika ni ukubanza guhindura indani muri wowe niyo mpamvu mugabo atubwira ati mu ntabwo azatungwa n'amagambo n'umugati gusa ahubwo azatungwa n'amagambo yinjira ubushobozi twavuze ibitabo dusoma n'abantu tuganira nabo nibyo bintu bihindura imyumvire yacu nibyo rwose nimara guhindura nkumva ko ifaranga ryose niba nije amafaranga 100 ngomba gusevinga amafaranga 10 niba nije amafaranga 1000 ngomba gusevinga amafaranga 100 kubera ko 10% ngomba kuyasevinga cyangwa 5% byaba bigenda neza byo bitagenda neza kubera ko ndifuza gutera imbere ndifuza success ambition zanjye ni ukugura ikibanza ambition zanjye ni ukora ambition zanjye ni gufungura butike ambition zanjye ni gutangira company ambition zanjye ni gushyira amafaranga muri crypto tuzaganira uburyo utangira gufata za ambition ukaziha izina buri kintu ariko mbere y'uko utangira kugera aha ngaha ni ukubanza kuvuga ngo mpaka mbigezeho rya jambo antine mpaka mbigezeho iyo ngoro mpaka mbigezeho ni uko bigomba kukwinjira bigahinduka ubuzima bwawe ukaba udasinziriye nzarwana mpaka mbigezeho reka duhere kuri dufate urugero rwa bariya baduhamagaye umunsi twamagaye n'abantu bafite botike cyane tunabubaha cyane rwose kuko mufatiye runini benshi niba botike niba nyimazemo imyaka 4 kavuga ati ariko ndashaka gutera imbere nkakora supermarket vuga ati ngiye gurwana mpaka ntangiye supermarket bisaba iki utangire kurota supermarket utangire kuyirota hasi hejuru unabyandike mu cyumba cyawe ahantu ku rukuta nk'uko wari ujya ubitubwira buri munsi ntibuka bofure abantu twigisha kuri amazone ukuntu ajya ntesa ngo nzimara ryari nk'ubwa umwaka utaha kandi nta n'umukobwa mfite ntabwo umwaka utaha kandi uratumiwe noneho bitangiye bibi burage mpaka bihindura ku kuri ndabyemera nanjye kandi ntabihari ngarutse kuri icyo iyo umaze gutangira guhindura imyumvire ukavuga uti mpaka bigezweho ni ukuvuga ngo utangira guhindura uko utekereza kuri wowe no kumva ko ushoboye ntabwo ikibazo ari aho wavukiye si aho wakuriye si uko utabasha kugira umuryango si uko wavukiye aha n'aha si ubutegetsi si guverinoma si imisoro si abandi ni igihe ngomba n'impinduka ibiri surrounding yanjye nayo irahinduka ibinkikije birahinduka impinduka ngomba kubura imbere y'iwanjye birahinduka nkumva ko ngomba gukora amasaha arenze nkora nintangira guhinduka uburyo ndeba abantu nkabona abantu nk'inshuti nkabona abantu nk'umuryango nkabona abantu nk'agaciro apana kubabona nk'abanzi niko tuhindura umwanzi inshuti ugatangira guti ni gute amafaranga nyakoresha ayinjiye ndayakoresha gute urumva atangiye guhindura imyumvire ni gute ntangira kugira plan ni gute mu gutanga ndatanga gute bifatika atari uko pasiteri yaje agasimbuka ngo umutanga naho ubundi mugiye mu muriro batangira kugira ngo ni gute ntanga mu bwenge ngatanga nkurikije ibyo mfite apana gutanga nka mugabo wari ufite umudamu saa 10 za mu gitondo amufashe neza avuga ati nijoro ndari guha n'ikirere byose ntacyo ntaguha gutangira mu mikorere so ndangiza rero nk'uko duhora tugira ikibazo turangirizaho niki wumva ugiye gutangira guhindura mu bijyanye na ambisiyo zawe bijyanye n'ibyo wifuza kugeraho ni ukubyandika ni ukubibwira abantu nk'uko Yosefu yabwiye bene wabo ni icyo wakora rero umukoro wa kabiri turangizanya umukoro buri gihe ufata icyumweru cyose wiyaranje wandike ibintu 10 uvuga uti amafaranga atari ikibazo umwanya atari ikibazo ndamutse umonye amafaranga yose ashoboka hatari ikibazo ngibi ibintu nakwifuza kugeraho byaba ari gutangira bizinesi byaba ari gushinga urugo byaba ari kugura imodoka kubaka inzu komeza nyine nawe komereza
byaba ari gufasha abarwayi kwa muganga, byaba ari ugutembera ahantu heza ku isi utaragera. ubutaha nanjye nzasharinga cyangwa muri karine tuzabigarukaho ku cyumweru, ku gatandatu cy'icyumweru gitaha tubiganiraho. urumva ni akantu koroshye, ufata umwanya wicare utekereze udahubutse, uvuga uti ujya aho twita muri dreamland, mu gihugu bita dream, mu gihugu cy'inzozi. ujya mu gihugu cy'inzozi, ufata umwanya wawe, abantu uri wenyine nta byikwirukansa, ahantu hacecetse, ufata agakaramu n'urupapuro utangire wandike, ujye muri izo nzozi. niba uri umuhanga utangire gushushanya, ufata agakaye, ntuhandike ku rupapuro, utangire gufata agakaye k'inzozi. Nibyo rwose. So coach, reka haba kuki kabiri haravuga ngo wandike dream zisobanutse ku buryo n'umuhisi mugenzi azibonye bitajya gute abisobanukirwa. so nagira ngo turatereze wandike ibintu 10 mu gihugu cya dreamland, ujye mu gihugu cy'inzozi, ujyeyo tuzaganira icyumweru gitaha, kandi utugandiriza ntuzatubwire izina ryawe kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo, ariko nushaka uzatubwire, genda babwire ntacyo bitwaye, na Mike arababwira. so naho tugarukira nanjye nzakubwira ubutaha. ni ukuvuga ngo uyu munsi wowe udukurikiye, amafaranga waguha amafaranga yose wifuza, nicyo amara sosiyete n'umwanya wifuza wose, ni ibihe bintu 10 mu buzima bwawe wakemura wumva wakora? twavuze byose, bimwe ni ku giti cyawe, ibindi ni ku muryango, ibindi ni ku gihugu. yego, nushaka wandike 20-30 ibintu 10, uvuga uti 3 kuri jyewe cyangwa 5 kuri jye, 2 ku muryango, 2 ku gihugu, whatever, ariko ibintu 10 cyangwa byose 10 kuri wowe.